Tubashimiye kubasanga ku muyoboro mwiza wa YouTube ariwo Kwizera TV Show. Tugiye kubagezaho amateka y'indirimbo y'114 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Kuva ubu singitinya ibizabejo. Kuva ubu sintinya ibizabejo, ibyago cyangwa amahirwe. Iyi ndirimbo igitero cya mbere n'icya gatatu byahimbwe n'abakozi b'Imana bo muri Amerika, James Statham Wills mu 1872, 1947 afatanije na Health ari nawe wayikoreye umuziki. Uyu James na Health bari baziranye ku mateka y'ubuzima bwabo, naho igitero cya kane cyanditswe na Robert Emmet mu 1876 kugeza 1952. Yavukiye mu gace ka Billings County, Tennessee muri Amerika. Iyi ndirimbo yahimbwe mu 1918. Miss James ashingiye ku byanditswe byera bivuga ko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera, Abaheburayo igice cya 10:38 kuri A yaho. Kandi ashingiye no ku buzima abantu b'Imana bagenda banyuramo, yahimbye umurongo wa mbere w'indirimbo agira ati beshwaho no kwizera Yesu. Amaze kwandika uyu murongo yawuhaye umunyamuziki Mr. Health. Muri iki gihe Mr. Health yari afite ubuhamya bw'ubuzima yanyuragamo, yakoraga cyane, ariko muri iki gihe yakoraga mu ruganda rukora ibyuma by'ubwubatsi, agahabwa umushahara muto cyane ku buryo byamugoraga cyane ayo mafaranga yahembwaga kuyabonamo iby'ibanze by'umuryango w'abantu 10 yari afite. Uretse kuba yaraburaga uko agurira abana ibikoresho by'imyenda by'ishuri, yajyaga abura n'ibyo kubagaburira, ariko akabona bakomeje kubaho mu buryo bw'igitangaza. Niko gufata wa murongo wanditswe na Mr. James akomeza yandika ya ndirimbo ibitero bitatu byose. Gafure: mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Igitero cya mbere turavuga ngo kuva ubu sintinya ibizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira ne kubusa. Kuva ubu sintinya ibizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa. Igitero cya kabiri: umwanzi Satani yangerageza, nkabona amakuba menshi, nzi yuko umukiza azamba hafi, njye mwisunga mwihishemo. Igitero cya gatatu: numva amatsiko mu mutima wanjye yo gucya ku munsi mwiza, Yesu ubwo azagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru. Munyemerere dusoze dutekereza kuri iri jambo. Matayo igice cya 6 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 33. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Mwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika, ntibigira n'ibigega, kandi se wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereza uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atadimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru
azi ko mubikwiriye byose, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Tubashimiye kandi gukomeza gukurikira Kwizera TV Show. Tubasaba gukora subscribe no gukanda ku kazogera, gukora share na comment.